nahawe amahirwe yo guhagarara hano ngo ngire icyo mbabwira cyangwa basangiza ku nama duheruka kugira kuri uyu wa gatanu. I'm given the chance to stand before you here to share about the meeting we had this Friday. Mbere na mbere ndashimira Imana ko mu by'ukuri yangiriye ubuntu bwo kuba ndi hano muri aya materaniro. First of all, I thank God who have allowed me to be in this gathering. Kandi ndashimira Imana yanyemereye kuba mu itorero ry'ukuri rivuga ijambo ry'Imana ry'ukuri kandi ubonamo n'ubwenge bw'ukuri. And also I thank God who allowed me to be in a true church. Bundi ugendeye kuri Bibiliya usanga biranevuga ngo muze tujye inama niko Uwiteka avuga. Based on the Bible, it says that you come to me, we fellowship. That is spoken by the Lord. Rero nagiriwe n'ubuntu bwo kuba muri komite nyobozi ya hano ndetse no mu bayobozi basanzwe. I was also received this grace to be among of the leaders of the church. Rero bituma kenshi mu nama nyinshi zikorwa cyangwa igihe pastor adutumiye kenshi nanjye mba mpari. So this makes me to be in many meetings, and whenever pastor calls us, I'm among of those who are in the committee. Buri gitondo ku cyumweru tugira inama ya komite, ariko nanone rimwe mu kwezi wa gatanu wa nyuma w'ukwezi nabwo tugira inama rusange y'abayobozi bose. Every Sunday morning we have executive committee meeting, and also the last Friday of a month we gather with all leaders of the church. Rimwe rero tuganira usanga buri wese azana ibitekerezo bye, buri wese akavuga ibyo, ariko sinzi niba abandi ari uko bameze, ariko iyo ntanze igitekerezo numva cyakemerwa. So whenever we gather together, everyone comes with an idea. I don't know about others, but I'm eager that my idea to be accepted. Hari igihe utanga igitekerezo kitakemerwa ukumva uratengushywe, akenshi bimba ibintu nk'ibyo. But sometimes you share an idea and it is not accepted, and many times this happens to me. Bigitangira ari n'igihe numvaga nanaceceka, ariko igihe kimwe pasiteri yaraducyashye aravuga ngo nanjye ubwanjye ubwo niwe wivugaga, hari n'igihe igitekerezo cye nawe tucyanga. So I used to be like that, but one day pastor rebuked us saying, even me, you sometimes reject my idea. Rero urumva ko nta muntu n'umwe uba witezwe ngo igitekerezo nzanye nicyo cy'ukuri kandi nirazima cyumvikana. So this means that nobody may have this expectation that all the ideas of him or her will be accepted. Rero ibyo bituma imitima y'abantu yicisha bugufi, cyangwa se binyuze muri uko kwangwa k'ibitekerezo bimwe na bimwe nubwo atari byose, bituma imitima yacu icishwa bugufi. So this makes everyone's heart to be humbled. Ibyo ndabishimira Imana cyane, kubera ko nta muntu kamara keretse Imana yonyine niyo ihagije, niyo yihagije. So I thank God for this, because no one is overall except God. Ndashimira Imana rero ko nyine Imana abashije no kwigisha umutima wanjye binyuze muri ibyo bihe byose duhura nabyo. And I thank God that He taught me through such issues. Icyo nashaka gusangiza rero bene data bo mu itorero kuri no nshuro nuko kuri uyu wa gatanu twagize inama y'abayobozi bose, kandi twaganira ibintu byinshi, gusa ndashaka kubabwira kimwe muri ibyo ngibyo. So I want to share with the church the meeting we had. Twagize inama, urebye nk'ikintu twavuze ku bintu bitandukanye, ariko ikintu twatinzeho ni ku kijyanye no kuvugurura ibijyanye na mikoro, kuko arye dusanga mikoro yagiye hasi cyane, kandi ugasanga ibikenerwa byo bihora ari bya bindi. So we discussed several issues, but especially we put much emphasis on the church finance. Rero icyo nabashije kumva nuko mu by'ukuri mu gihe abantu bahora baganira
Imana igihe cyose duha umutima mushya kandi ikaduha n'ibitekerezo bishya, ariko byose bigamije kubaka umurimo w'ubutumwa bwiza. So, and the experience I got from the meeting is that whenever we gather for discussion, God gives us the new heart and the way to address something. Ubundi icyo gitekerezo cyaje na mbere yuko dukora iyo nama tubiganira muri komite, ariko cyagarutse no mu nama kugira ngo n'abandi bayobozi babashe kubyumva, ariko na bene data nabo babashe kubyumva. So this idea was raised in the executive committee, but it was also shared with the rest of the leaders. Nk'uko mubizi, umwaka ujya gutangira twatangiye uburyo bwo kureba ukuntu twajya dushyigikira imirimo y'ubutumwa bwiza, cyane cyane ubukode bwa hano, tugashyigikira bw'i Kayonza, ndetse tugashyigikira n'ikiganiro cyo kuri radiyo. So as you remember, in the beginning of the year, we came with this project of supporting the rent of this place, Kayonza, and the radio show. Ndashimira kandi ko bene data benshi babyumvishe ndetse bagatangira no kubikora. And I'm thankful that many of the brethren had this and they started working on it. Gusa ntago byagenze neza cyane, ariko nanone hari impamvu nyinshi zitandukanye iyo byatumye duhindura cyangwa dutekereza uburyo bushyashya twabikoramo bikagenda neza kurushaho. But it didn't go well. That's therefore we made a plan to renovate it. Rero ibyo byatumye tubijyana no mu nama ngari y'abayobozi bo mu byiciro byose, kandi bose barabishyigikiye, bemeza ko ari ingenzi cyane cyane bikozwe muri ubwo buryo twabitekerejemo. That's why we took it in a general meeting, and everyone agreed that we can make a progress. Ni ingenzi cyane rero ko bene data muza kuba muri mu matsinda muherereyemo, kugira ngo aho ariho tubiganirira mu buryo bwuzuye, kandi mu by'ukuri umutima Imana ibashyize muri wowe, cyangwa se mukumvira ubuyobozi bw'umwuka wera buri muri wowe abari bwukurikira. It's very important for you to belong to the department. This is where we are going to share this enough, and then I hope you will follow the Holy Spirit. Nta kintu kinini cyahindutse, gusa ni uburyo bwo kuvugurura kugira ngo tubikore mu buryo buboneye, butagize ububereye imbogamizi cyangwa umutwaro, ahubwo buri muntu wese binyuze mu kuba ari umutima akuye ku Mana wo gushyigikira imirimo y'ubutumwa bwiza. So actually there is nothing new except the formation, so that no one can do this as a burden, but by following the will of God. Numva aricyo numvaga nabasangiza, abindi amakuru arambuye ndumva turi bubiganirire mu matsinda duherereyemo. This was something I wanted to share with you, and the rest of the information will be shared in the group department. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. May God bless you. Thank you so much.